benshi baza mu buzima. Kuki dukora cyane ariko ntidukire? Hari abantu benshi babyuka saa 10 za mu gitondo bagakora mpaka nijoro, ariko imyaka yashira indi gataha ubuzima ntibuhinduke, amafaranga agakomeza kubura bakaguma ari babandi. Ariko hari abandi batangije mu gitondo ariko uyu munsi bafite business, imodoka, amazu ndetse n'amafaranga menshi. None se ikibazo ni iki? Ese Imana niyo ihitamo abantu bakira? Ese amahirwe niyo atuma umuntu akira, cyangwa hari ibintu abantu benshi bakora bigatuma bakira? None se ayo mafaranga babona bayakura ikuzimu? Uyu munsi tugiye kuvuga impamvu 10 zituma abantu benshi batigera bagera ku bukire bwawe, cyangwa se impamvu bakora bikomeza bikanga kandi nawe ushobora gusanga uri umwe muri abo ngabo, cyangwa se impamvu zituma abo bantu badakira nawe uzidabizi ubwo ngoze kuri iyi video mugiye kubonera mu bango. None se warakiza amafaranga warayabonye? Mwibuke gukora subscribe ni kuri TJP Media muhaye ikaze. Ikibazo cya mbere ni iki: abantu benshi ntibigishwa uko amafaranga akora. Mu mashuri twigishwa imibare, science, amateka, ariko ntibigishwa business, investment, saving, wealth. Abashakashatsi bavuga ko kubura financial literacy bituma abantu benshi bafata imyanzuro mibi cyane ku mafaranga. Iyo umuntu atazi uko amafaranga akora biragora cyane kuyongera, kandi ikigo ukeneye kugira ngo utere imbere ni ukongera amafaranga ufite. Ibaze nawe ufite umushahara w'200,000 ku kwezi ariko uragura inkweto y'50,000, ukaba mu nzu y'50,000, ayo 50 asigaye ukayarya. None se wavuga ngo urakora ugakomeza ugakora ngo wowe warakoze biranga? Ni ukuvuga ngo ushobora no gukora n'imyaka 200 ariko nta kintu urageraho. Nimba uhembwa umushahara w'300 ukaba mu nzu y'80,000, ukambara inkweto y'50,000, ukambara ishati y'10,000, nushyiramo n'ibyo kurya n'amatike ukoresha ujya mu kazi, ayo mafaranga yose azahita ashiriramo, bizasa nkaho nta kintu na kimwe ukorera. Yego uzabaho neza ariko uzarinda upfa nta mafaranga ubonye, kuko n'umushahara we ntuzajya uza, ahubwo uzajya usanga uri mu madeni uhita uwuhereza wishyura abantu bose, ugenda wishyura abantu bose. Ni ukuvuga ngo bizakugora gusevinga cyangwa se kwizigama, ni ahantu uzashora amafaranga yawe, mbese ubuzima buzaba ari ubwo ngubwo. Murumva ko rero iyo utize uko amafaranga akora cyangwa se uko amafaranga akoreshwa biragora kugira ngo utere imbere. Kandi ibi byose nubwo ndi kubibabwira uko kwiga uko business ikora, uko washora amafaranga, uko wasevinga amafaranga, uko wagenda ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo amafaranga yawe yiyongere, ntabwo ari ngombwa ngo ujye mu ishuri ubyiga, ahubwo ni ukwigira kuri YouTube ugasoma ibitabo byinshi bigiye bitandukanye. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo ushaka guhisha umunyafurika umuhisha mu bitabo, ariko urabizi nawe ko nimba baraguhishe koko baguhishe mu bitabo. Niba ushaka kugira ibintu byinshi ugeraho, shaka ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, hari ibya online n'andi masomero menshi yagiye atandukanye, ndetse wajya no kuri YouTube hari ama audio books menshi cyane ushobora kugenda ukumva ukamenya ibintu byinshi cyane bigiye biruseho ku byo wari usanzwe uzi. Ngo nari nyiri kuri nari nyiri ku mpamvu ya mbere, kandi noneho nze tujye ku mpamvu ya kabiri. Abantu benshi bakora ubuzima bwabo bwose bakorera amafaranga, ndetse bagakoresha ayo mafaranga dore ikintu babitekereza: akazi, umushahara, gukoresha amafaranga utangira ubundi buzima bushya. Ariko abakiri bo dore uko babikora, abakiri bo batekereza ukuntu ayo mafaranga azabakorera. Urugero: business, investment, real estate, internet income. Ni ukuvuga ngo niba umukiriya abonye udufaranga duke, utwo dufaranga duke adutangiza business. Nutangiza business ntabwo ari amutwara amafaranga menshi cyane, ahubwo araza gushoramo udufaranga duke, agenda yubaka gake gake. Akenshi nta nubwo uzajya ubona yuko ari business, ariko bakubwo uzajya ubona ari ibintu ari gukora biraho. Nyuma uzajye kubona ubone havuyemo ikintu cya danger. Nimba none hagiye gushora amafaranga ahantu, niba afashe 50,000 akagira ahantu abishora, azabishoramo ejo yozongera ashoremo ibindi, ejo uzongera ashoremo ibindi 50,000. kandi ntabwo impamvu yashoyemo ari uko impamvu zitayashemo ntabwo ari uko yabuze, ahubwo we nuko mindset cyangwa se mu mutwe hamubwira yuko kugira ngo akire agomba gushora amafaranga. Reka nkwereke nk'urundi rugero: nimba umuntu akora real estate, umuntu afite ikibanza, nimba kugira ngo uzagure ikibanza murumva bishobora kugusaba gusevinga amafaranga make, ariko nimba uguze ikibanza cya mbere ukakigurisha ukabonamo inyungu, ukagura icya kabiri nacyo ukagigurisha ukabonamo inyungu, urumva ko ari ibintu bigenda biza gake, ariko byarasabye yuko usevinga amafaranga make, uyagura akabanza gato, ejo ukagura ikindi, wakigurisha ugakuramo inyungu ukagura ikindi. Reka twigire kuri iki cya gatatu, urabona internet income. Iyo tuvuze ngo amafaranga cyangwa se amafaranga ava muri internet, kuvuga ngo ufite social media zo ukoresha, ufite Instagram, ufite TikTok, ufite YouTube, ndetse nimba utanabifite kubicreating urabizi ko ari ubuntu, nta mafaranga bisaba. Ariko wowe Instagram uyifata, ugiye kuri Instagram usi ugiye kureba iby'abandi cyangwa ugiye kureba ibyawe? Ntabwo ujye ukora ibyawe kugira ngo abandi babire, ahubwo iyo ugiye kuri Instagram ugiye kureba iby'abandi. Ugiye kuri TikTok kureba iby'abandi bari gukora, ukabaseka, ukagira rimwe na rimwe ukavuga ati abantu bataye umutwe, njye ntabwo nakora nka biriya bintu. Ariko nyamara uzajya kubona ubona umukire ukorera wa mukire guhemba 300, 400 cyangwa se 200. We Instagram arikoresha, TikTok arikoresha, ndetse na YouTube, ndetse n'imara Rwanda n'ukuntu byo byazamuka. Ibyo bintu ufata nk'ari ufata we nk'ahari ibya fake, babifata nk'ibintu bya dance, usange n'ubundi ibintu byo bikomeje kuzamuka. Ejo usange Instagram yazamutse, TikTok yazamutse,
YouTube yazamutse, usanga YouTube itangiye kumuhemba, usanga ibintu bye kaka business gato yatangiye ubona kari gato nikatangiye kwamaza kuri ya Instagram agatangira kubona abakiriya, ya TikTok wapingaga niyo atangiye gukoresha ari kwamamaza business ye yo yamaze gutangira, kubera ko urabizi nimba wamaze gutangira business uzakenera amafaranga yo kugira ngo wamamaze ibintu byawe. Ariko we nimba Instagram yaramaze kuzamuka, TikTok yaramaze kuzamuka, YouTube yarazamutse, ibyo azakoresha ari kwamamaza, urumva ko business ntabwo yamutwara amafaranga menshi cyane, ahubwo ni mu mutwe. Ntabwo gutangira business nshya bisaba kuba ufite amafaranga menshi cyane, ahubwo bisaba kuba ufite mu mutwe hatekereza neza cyane. Ubushakashatsi bwerekana ko itandukaniro hagati y'abakire ndetse n'abakene ituruka ku daily habits cyangwa se imyitwarire ugira ya buri munsi. Urugero, habits cyangwa se imyitwarire y'abakire, usanga abakire benshi bakunda gusoma ibitabo, gutekereza kuri business, kwiga ibintu bishya. Ariko reka tujye ku bakene, gutakaza umwanya, kureba ibintu bitubaka, gukoresha amafaranga yose. Izo ngizo ni zimwe muri habits z'abakene cyangwa se imyitwarire y'abakene. Ni ukuvuga ngo uko witwara nabyo biri mu bintu bituma ubuzima bw'ejo hazaza buhinduka. Ibaze nimba uhembwa 200,000 ariko wafata umushahara wa mbere ugatekereza ko wari umaze iminsi utarya inyama, ugatekereza yuko inkweto wari wambaye imaze igihe kinini, tuvuge nimba yari imaze ukwezi, inkweto nyamara ntago nyihindura. Waba nimba ubonye umushahara ugahita uvuga ati nyamara ubuzima ngomba kuva kuri iyi nzu nabagamo reka nyivemo njye mu yindi nzu. Bazi nimba ari byo bintu utekereza. Ariko hari umuntu ufata umushahara wa mbere akavuga ati aya mafaranga ngiye gukuraho nk'ibihumbi 100, reba ka business mba mbishyizemo ku ruhande, ubundi wenda asigaye azagenda akemura ibibazo byanjye bimwe na bimwe. Ariko wowe utekereza yuko udaheruka kurya inyama, udaheruka kwambara neza, udaheruka gusohoka ngo hari hoteli utarajyamo, ibintu nk'ibyo, gusa urumva uwo muntu muzahurira. Igihe uri mu kabari umukire yibereye mu rugo ari gusoma ibiti, gutekereza ku zindi business ashobora gukora, ari kwiga uburyo bundi bushya ashobora gukoramo business zikamwungukira, ari kwiga uburyo ya business ye nubwo yaferinze hari ukuntu yayizamura ikongera ikazamuka. Ariko baze ko noneho we wigire mu kabari urimo urareba ibintu bitubaka, kandi ibyo bintu wagiyemo nabyo biri kugutwara amafaranga nubwo bitubaka. Ariko umukire we niba yicariye mu rugo nta mafaranga ari gutakaze, ahubwo we arimo ariga indi mishinga yo arakoreshamo ya mafaranga yo yamaze kubona. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzasanga ukoze imyaka 5 undi umuntu akaza agakora imyaka 2, ariko ukajya wibaza ati se uyu muntu aya mafaranga arayiba, kuki aba bantu baba batwihishemo? Rimwe na rimwe ugasanga ni gutyo ibintu bimeze. Rero uburyo witwara, imyitwarire yawe nayo ishobora gutuma uhinduka umukire cyangwa se ugahinduka umukene, bikarangira ukajya uhora uri umukene utava aho uri. Abantu benshi bafite igitekerezo cya business ariko bafite ubwoba bwo gutangira, ariko ntibagitangira. Dore impamvu batagitangira, bakunda kuvuga ati nzatangira umwaka utaha, ndategereza amafaranga menshi abanzazi. Ariko ikibazo ni iki, nta gihe cyiza cyo gutangira. Abantu benshi batangira batiteguye, bagatangira nta kintu bafite, gusa ugasanga batangiye kugera ku bintu byinshi cyane. Reka mbanze mwereke nk'urugero. Nimba uzi kweditinga ukavuga ngo uzatangira kweditinga ari uko wabonye abakiriya benshi, abo bakiriya bazava kandi batarigize babona ibyo wowe editinga. Wowe tangira weditinga ibintu byinshi, utangire ushyire kuri Instagram yawe, ushyire kuri TikTok, ushyire kuri YouTube, abarika abantu kuzi kweditinga. Rimwe na rimwe ujye ukora utu video ushyire kuri YouTube, rengeye YouTube yazamuka ugasanga ni naho hantu utangiye kwinjiriza amafaranga menshi cyane. Ariko wereka abantu ko hari ibintu ukora. Icyo nicyo gihe cyiza cyo gutangira, kuko n'ubundi abantu nibaza bagasanga umeze nkaho ibintu usanzwe bikora bazakugana bakorera. Ariko niba bazi ko batarigize babona ahantu hamwe weditinze, bazavuga ati ubundi se uyu muntu yaba bizi, rero bazahita gufata nkaho nta kintu kimwe ugize ukora. Nimba ugiye gutangira nko gucuruza imyenda, ushobora kuba ufite amafaranga yo kurangura wenda nk'imyenda nka 25, ukavuga ati se ndaza kujya ahantu njye gukodesha iduka ryo kugira ngo ushyiremo imyenda 25. Urumva nyine wawe baze nawe iyo myenda nimba ari mike, ntabwo ari imyenda yo kuvuga ngo ugiye kugenda ukodesha ahantu iduka rinini ryo gucururizamo imyenda. Icyo uzakora, ushobora no kwigira kuri TikTok, ujya wigira kuri live ubabwira ati mugure, abantu bashaka kugura, abantu bashaka kugura, abantu bashaka kugura. Ibyo bimeze nka hari ukwiyamamaza. Uyu munsi ushobora kutabona umukiriya, ejo numubone, icyumweru gitaha numubone, ubukurikira ukabona umuntu umwe. Ariko byibuze hari abamenye yuko ukora ibyo bintu, ugahita utangira nabyo kubipostinga kuri Instagram, ukabishyiramo kuri social media zawe zose, aho kugira ngo ujye ugenda ugiye kwandikira abantu babaza ngo umeze ute. Rimwe ugasanga abantu nta nubwo bakwitayeho, abo bantu uri kubwira ngo, ugasanga uri kubwira abantu ngo ntibajya bakuvugisha, kandi nabo bari bize mu bintu byabo. Ahubwo wakagombye kujya kuri Facebook uri kureba se hari umuntu wa likinze foto yanjye y'ibintu nkora, ese hari umuntu wa commentinze byibuze ari kumbaza ati ibintu bigura gute, ese byibuze abantu babibonye. Akaba ari ibyo bintu wiberamo. Umuntu ashobora kutagura ariko akazakuzana undi muntu ugura.
ariko nimba ubundi murabizi ko ibintu byose ari consistency, ibintu byose bisaba guhozaho. Urabizi iyo utangiye business, inshuti zawe, umuryango wawe, abantu benshi bagukikije bakomeza kuguca intege, ariko nabo iyo babonye ko ibintu byawe ukomeje kubikora, inshuti ze zikubona ko ibyo bintu wanze kubireka, bagiraho n'ubundi bikarangira babaye abakiriya bawe koko babonye ko udashobora kuva ku izima, bashobora kureka ibyo bintu byo watangiye, bagira bakavuga ati nyamara bya bintu ni ibyanyabyo. Nimba umuntu aje agasanga ejo wapostinze umwenda, ejo yaza agasanga washyizeho undi, ejo yaza agasanga washyizeho undi, azagira havuga ati nyamara bya bintu ni ibyanyabyo, akubaze ubutaha none usange araguze. Rimwe na rimwe ni gutya abakiriya bagenda biyongera. Murabizi nyine ko nabibabwiye ibintu byose ni consistency. Nta gihe cyo gutangira business gihari, nta gihe cyo gutangira gukora gihari. Igihe ukoresha ibintu ufite aba ari bitangirana. Muri ibyo hari abantu bashaka kuba content creator ariko bakavuga ngo nzabanza ngure phone nziza, ngo nzabanza ngo ngure phone ifotora, ngo nzabanza ngure kamera, ngo microphone ndetse n'ibindi. Ibyo ngibyo ntago ari ngombwa. Witangirana n'icyo ufite. Ya gutangira amajwi avuga nabi, utangira amashusho asa nabi, abantu bazagira babikunde, babishaka cyangwa se batabishaka. Ngira ngo hari ingero nyinshi z'abantu bagiye batangira bavuga yuko abo ibintu bari gukora babaseka. Kuba baguseka rero kuri social media ugasanga umuntu ashyizeho comment mbi, ibyo bintu bituma YouTube cyangwa se n'izindi social media engagement izamuka, bigatuma recommendation igera hejuru cyane, ibyo bikagitangira kugenda. Ibyo amafaranga ya mbere ubonye nimba ari kuri social media izawe waba ukoresha zose, ugahita utangira kuyaguramo ibikoresho, ubwo akazi kakaba gatangiye gutyo. Rero wivuga ngo ufite igishoro gito, ngo ufite amafaranga make, ngo ni impamvu udashaka gutangira, ngo nimba ufite ubwoba bwo gutangira. Abantu bose bakize batangiye bafite ubwoba, ariko nanone wibuke ko hari igihe ushobora kubitangira ugahomba, byose bibaho. Ibindi bintu bituma abantu bakomeza kuba bakeneye, abantu benshi bashaka amafaranga vuba, bashaka success yihuse. Ni ukuvuga ngo barashaka kugera ku bintu byinshi ariko mu gihe gito. Barashaka ko business yabo yihuta cyane, ikamenyekana cyane kandi nta n'ikintu bayikozeho. Ariko iyo ushaka kugira ngo ube umukire, bisaba ko bigendesha gake gake, ndetse ubukire buramba. Yego ushobora kuba umukire aka kanya ejo ukaba uri umukene, ariko niba ushaka ubukire buzaramba, buzamara igihe kinini cyane, bizasaba kugenda ubyubaka gake gake. Muri philosophy cyangwa se hari phenomena yitwa present bias. Iyi ni imyitwarire ituma abantu benshi bahitamo inyungu z'ako kanya aho gutegereza inyungu nini y'igihe kirekire. Niyo mpamvu abantu benshi bakoresha amafaranga yose ntibazigame. Usanga umuntu ari kuvuga ngo aho kugira amafaranga atakubakira inzu uyubakisha umubiri, ariko nyamara nimba ufashe inoti y'igihumbi ukayibika, ejo ukabika y'igihumbi biba 2, ngo ukurikiyeho biba 3, 4, 5, mu cyumweru nimba ufite 7,000, numara kubikora mu byumweru 2 uzaba bibaye 12. 12 niwongeraho ibindi 7 urumva bizaba bibaye 21. Niwongeraho ibindi 7 28, mu kwezi w'ibitse 28, kuba n'umwaka urambwiye imyaka 2 yose bizabingana gute? Ushobora guhita ubona amafaranga yo guhita ugura indi nzu aho wakodesha ukabura haretse kubera kubika igihumbi cyonyine buri munsi. Urumva ko ari ibintu byose bisaba kugenda witonda, ukagenda gake. Wowe nushaka ubukire bw'igihe kirekire, ahubwo ukagenda ushaka ibintu gake witonze. Reka twigireho ku gice cya 6. Ikindi kibazo gikomeye cyane ni kutazigama amafaranga. Abantu benshi bakoresha amafaranga yose, ariko Wealth yubakwa binyuze muri savings. Ni ukuvuga ngo ni ukuzigama, investment ndetse y'amafaranga n'uburyo yashoramo ndetse na compounding. Ubushakashatsi bwerekana ko saving habits ari ingenzi mu kubaka ubutunzi cyangwa se mu kubaka ubuzima bwawe bukagenda buzamuka, ukava kuri Wealth imwe ukajya ku yindi. Abanyakigano bakunda kuvuga ati uyu munsi usavinga amafaranga, ejo nawe akagusavinga, ariko uko ubikoramo biterwa n'ukuntu ubikoramo. Niba amafaranga nimba usavinga menshi cyane ukayabika hano bizakugora. Wewe fata amafaranga make ujya savinga ahantu ushobora kugera, komeza ushaka nk'ibisanzwe, kuko akenshi kuzabona amafaranga kandi harandi ufite. Wowe wigire nkaho ayo mafaranga nta n'ukukora, ndetse hano wayabitse nkaho udashoboka kuraho. Reka twikomereze na 7. Aha mu cya 7 ngiye kubwira ibindi bintu bituma abantu batabona ubu cyangwa se badakukire ubwo bifuza. Hari abantu bafite imyenda ya banki, imyenda ya credit, imyenda y'inshuti zabo. Umuntu afite imyenda myinshi, amafaranga yose abonye arayishyura, ariko nanone ikibazo cyo gufata umwenda, ahubwo amafaranga yafashe ugiye kuyakoresha. Ese ibintu ugiye kuyakoresha uri kubona ko ari ibintu byunguka? Ese nimba ugiye kuyakoresha mu bintu byunguka niyo yonyine ugiye gukoresha? Ibaze nawe, umuntu agiye gukoresha ubukwe, afashe amafaranga kuri banki kugira ngo akoreshe ubukwe, none se ubwo mama uzayishyura gute? Ibaze nawe, umuntu afashe inguzanyo muri banki ariko ntago ari business agiye gukora, n'ikindi kintu agiye gukora kizamungukira, ahubwo ngo arebe kugira ngo atembere ajye Dubai, ngo nawe arebe ahantu uko hameze, garyoshye arya ubuzima. Ugasanga nanone umuntu agujije inshuti yaramubwira ati wampije amafaranga angana gutya cyangwa 100,000, ugasanga ayo mafaranga ngo agiye kureba umuntu batemberane bigire ku
ugisenye. Ayo mafaranga ugiye kuyaspendinga ntabwo ugiye kuyakoresha muri business. Ubundi ugomba kwirinda gufata imyenda idafite kuvuga ngo nabwo nimba ufashe umwenda ukavuga ati ngiye gufata ideni wenda rya miliyoni zingahe ngende ngura imodoka, iyo modoka nyishyira mu muhanda izagiye ngo byibuze iyo modoka uzayigura miliyoni 10 bakombye kushaka miliyoni 5 ugafata n'umwenda wa miliyoni 5 ukayishyira mu muhanda ku buryo byibuze niyo iyo modoka ishobora kugira ikibazo cyangwa se ugasanga ntabwo bishoboka yuko iyo modoka izakwinjiza amafaranga yo kwishyura iryo deni, ushobora kugenda uryishyura gake gake ugasanga urimazemo ubwo ubuhombye, ariko byibuze ntabwo inzu yawe watanze nk'ingwate cyangwa se ikindi kintu watanze nk'ingwate bashobora kugitwara. Urumva ko rero n'ubundi ibintu byose turi kugenda tugarukaho ni imyitwarire yawe, no kuvuga ngo discipline yawe ugira ku mafaranga niyo ituma n'ubundi ushobora kuba waba umukire. Ukajya wirinda imyenda ya banke idafite ikimaze, kandi imyenda y'inshuti ugasanga ukajya uguza amafaranga uzi ko ugiye kuyakoresha biri emergency, ariko ikintu ugiye kuyakoresha nawe kizakwinjiriza amafaranga utagiye kuyaspendinga gusa ngo abantu babone ko ngusa neza, kugira ngo abantu bakurebe bavuge ngo uyu muntu ni umukire, kandi we nyamara uzi ko ibintu byose uri gukora ari umwenda, nta kintu wiyongera. Udategura uburyo amafaranga uzajya yakoresha nabyo biri mu bintu abantu benshi bibadindiza, ugasanga kugira ngo bazagere ku bukire bwabo birabagora. Abantu benshi ntibagira financial plan, babaho gutyo gusa uyu munsi ejo, gutegereza umushahara. Iyo umuntu adafite plan biramugora kumenya aho amafaranga yajya. Bibaze nimba ku kazi baguhemba amafaranga, ayo mafaranga baguhembye ukaba uzi ko uragenda ukishyiramo landlord, ayo mafaranga baguhaye ukaba uzi ko uragenda ukaguramo inkweto, ukaguramo imyenda, ubundi asigaye ukamenya ko uraza kuyarya, ukaba uzi ko ari ibyo gusa, nta n'ikintu ushobora gukuraho, nta mafaranga ushobora kuziga. Gusa wowe uziyubakira business yawe ryari? Ese inzu yawe wowe uzayubaka ryari? Urumva ko uzakomeza muri ubwo buzima mpaka kugeza upfuye? Rero bizakugora kuba umukire. Ntuzajya uvuga ngo impamvu ngo nuko Imana itemeye yuko umukire, cyangwa ngo Imana iratoranya, cyangwa se ngo abone amafaranga bagikuzimu. Oya, ni discipline baba bafite ku mafaranga. Ahubwo nawe iyo myitwarire yihinduye ugatangira gutekereza ku bintu bizajya ukora, rimwe na rimwe ukajya wiyima ukavuga ati ni uyu munsi nakagombye kuba wenda nari inyama, reka nzireke zazirya ubutaha, ariko n'amafaranga yo cyangwa se ngira ikindi kintu nakora ka business gato cyane kari ku ruhande kajye kanyinjiriza amafaranga. Ibyo bintu nabyo biri mu bintu bishobora gutuma utigera utera imbere, kubera ko discipline y'amafaranga ntayo. Abantu mugenda n'abantu mwirirwana ahantu bana byo bishobora gutuma uhinduka umukene aho kugira ngo ugire uzamuke, ugakomeza umanuka cyane. Environment igira uruhare runini cyane mu buzima bwacu. Niba uri mu bantu bavuga ubukene, ibibazo, gutsindwa, ugasanga wibanira n'abantu bivugira ku bakobwa gusa, ntibajye bakubwira ati tujye gukora, ugasanga ufite nimba ari n'umuntu mukundana, ariko ugasanga we ibyo abashaka nuko mwigira mu kabari, nuko mwigira muri club n'ahandi hantu hose ndakugira. Ibyo bintu bizakugiraho ingaruka mpaka rimwe na rimwe kugira ngo uzakire bikugoye. Usanga ushyiramo imyumvire yo kuvuga ngo isi wanyu hari umuntu wakize, hari umuntu yagize ubone wanyagura imodoka. Oya, ibyo bintu ntabwo bibaho ku iwanyu. Mwaravutse muri abakene bivuze ko nawe uzapfa uri umukene. Ugomba gukora ugashaka amafaranga, ibintu byose birashoboka. Abantu bose babaye abakire, n'ujya wumva inkuru zabo uzasanga nabo baratangiye ari abakene, rimwe na rimwe uzasanga baravukiye mu miryango y'abakene cyane, ariko bakoze barakira. Nawe nukora ukagira ugakurikiza ibyo bintu byose nakubwiye hejuru, uzahinduka umukire, ariko nutabikurikiza uzahinduka umukene. Ubwo rero nawe mba mu bantu bivugira ubukene, ibibazo, gutsindwa, nibyo bintu biberamo gusa, nawe uzakomeza utsindwe, ubukene buzakomeza bukwice, uzagumana ibibazo. Nimba uri kumwe n'abantu ibibazo bifitiye, barwaniye mu kabari, bagenje gute, ibintu nk'ibyo, uzahora muri ibyo bibazo. Ibintu rero bishobora kukugiraho ingaruka mpaka ugasanga nawe kugira ngo uzatere imbere birakugoye. Abakire benshi usanga babana n'abantu bavuga ibintu bijyanye na business, ibintu bijyanye no kuinvestinga, ibintu bijyanye n'ama ideas cyangwa se ibitekerezo bishobora gutuma amafaranga. Uzareba n'iyo uzaba udafite amafaranga menshi, ariko abantu bakumva ibitekerezo byiza, bakumva nago ugira ikigare. Nimba nta bigare ubamo, abantu bafite nabo ibitekerezo byiza bazaza bakwirebere. Rimwe na rimwe usange baguhaye n'amafaranga ngo mukorane business, kubera ko bari kumva ko ufite ibitekerezo byiza, icyo wabuze ni amafaranga. Ariko niba ubona ufite ikigare cy'abantu basinda, abantu birirwa mu bakobwa, abantu birirwa bari aho ngaho gusa, nta muntu n'umwe uzakwaproche, kuko bazabona ko inshuti zawe nimbi. Ubundi baravuga ngo mbwira inshuti yawe mubwire uburiwe. Ujye ubanza usuzume neza abantu mugendana, urebe ko nabo atari bo batuma uhinduka umukene. Ikintu rero tugomba kwigira muri ibi bintu byose mbabwiye hejuru, icyo tugomba gukora rero, nimba ushaka guhindura ubuzima bwawe burundu, tangira kwiga financial education cyangwa se kwiga uko amafaranga akora. Tangira kuzigama amafaranga, tangira business cyangwa se investment. Fata riske zifite ubwenge, ureke gufata riske y'ibintu biri aho nawe nako bidashoboka. Ihangane ndetse ukomere, utangire. Kuri rero nuko abantu benshi ntibakena kubera ko badafite ubwenge, abenshi bakena kubera habits, mindset na decision. Ni ukuvuga ngo imyitwarire yabo, imitekerereze
batekereza yewe ndetse n'ibyemezo bafata. Iyo uhinduye ibyo bintu ushobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Niba iyi video igufashije andika muri comment uti ngiye guhindura ubuzima bwawe. Kandi niba ushaka izindi video zerekeye business, amafaranga ndetse na success, subscribe kuri TJP Media. Izindi video ziraza vuba, buri munsi ndazajya mbahereza video. Aho ubutaha rero ubwo nimba buze ngo nawe utana hejo. Mukomeze kugira ibihe byiza. I love you guys. Muri iki gihe ishusho y'ikigo cyawe imenyekana mu masegonda make. Mbere y'uko umuntu agera ku muryango wawe, abanza kugushakira kuri internet. Kandi iyo agushatse nakubone neza cyangwa website yawe agasanga itari professional, ahita yigira ahandi. Niyo mpamvu muri TJP Media dukora website z'umwuga zigezweho, zihuta kandi zizewe. Intego si ukubaka website nziza gusa, ahubwo ni ukubaka icyizere, kuko icyizere gitangira kuri internet. Ariko kugira website yonyine ntihagije. Abantu bakeneye kukubona buri munsi bakamenya brand yawe, aho baguhamagara, aho barizwa, nuko bakugeraho vuba. Niyo mpamvu dufasha ibigo gushyiraho no gutunganya business profile, bigatuma iyo umuntu ashakishije izina ryawe kuri Google ahita abona location, phone number n'amasaha mukorera. TJP Media dukorana n'abantu n'ibigo bitandukanye: amashuri, ibitaro, hotel na restaurant, companies, amaduka n'abacuruzi, startups, real estate n'abandi bose bashaka kuzamura ubucuruzi bwabo online. Dukora design z'umwuga, video ads na content ikurura abantu bikarangira babaye abakiriya bawe. Si ibyo gusa kandi, muri TJP Media dutanga ubujyanama ku bantu n'ibigo bashaka gukoresha social media mu kuzamura ubucuruzi bwabo, ndetse tugatanga amahugurwa mu gutegura content, gukora design no kwihutisha akazi kawe ukoresheje AI. Tuguha serivisi nziza aho waba uri hose, haba iwacu mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ikindi dukora maintenance ya website ndetse tukayifasha kuba yagaragara hejuru y'izindi zose kugira ngo business yawe ikomeze gukura. Kwandikira uyu munsi